yarukijije ana mu maso ya muke yajaga mukina kumubyina ayiwe imuhunga na umuhunga mwitasamwera muturu iteka bamuvuga abarahora. Imana iduhana umugisha, Imana igukiza urubwa nirangije guha umuhesha aho wasuzuguriwe uhererwa ijambo, aho waburiye urubyaro uhahekere. Bari hanze, bari hanze, bari hanze, aya mashiyo tuza kuzamuka, yewe kuzamuka we biruhanya tuza kuzamuka sawa. Iyo umuhesha yaje baguhaga ijambo nta jambo wari ufite. Iyo umuhesha waje baguhamagaraga mu nama z'ubukwe kandi bataguhamagara. Iyo umuhesha yaje baravanga uravuga ijambo utakaruye. Iyo umuhesha yaje niyo bagiye gutora mukuru w'umuryango baragutora. Iyo umuhesha yaje iyo wambaye rondo ni ya bibiri iragukwira. Abazimuka Imana iguhaye ijambo, tangariza abazimuka Imana iguhaye ijambo, ayiwe tangariza abazimuka Imana iguhaye ijambo, amen. Banzuhereze mugenzi wa kiganza umumbwire ngo uramenye utahura mu mwaka. Kubera ko abantu barahagaze ntabwo ukwamamaje. Yego ntukishimire kubyira banzu ubyumve. Banzu bakisho cyangwa gukora cyane cyo. Haleluya. Hari umudayimoni warangije kujana ibyawe. Haleluya. Ongera uhereze ikiganza umuntu mwicaranye umumbwirire ngo ibyawe bive mu maboko y'Abafilisiti. Uyu munsi ibyawe bive mu maboko y'Abafilisiti. Haleluya. Tangariza abazimuka Imana iguhaye ijambo, ayego we tangariza abazimuka Imana iguhaye.
cyane amen. Bari hanze twongera cyane amen. Twongera cyane amen. Niba hari ikintu nanga mu buzima ni ukwemera ko Satani atuzugura ni kumureba. Hallelujah, hallelujah. Nazaza duhemba. Nazaza duhemba. Ayego yewe nazaza duhemba. Ayego yewe nazaza duhemba. Ayego yewe nazaza duhemba. Ayego yewe nazaza Hallelujah. Abitangwa kazabahemba mu itara twumva. Haya bievo newa eta sibe newa sika hatala bini Hallelujah, hallelujah. Mufata mu kiganza umuntu mwicaranye. Ijambo nzanye uyu munsi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ijambo nzanye uyu munsi. Yego. Ijambo mfite kuri iyi tariki. Ni ijambo rimwe wamufasha mu kiganza. Ni ijambo rivuga ngo ni byawe hari harabuze umuhesha wo kubiguhesha. Umuhesha uguhesha ibyawe yari yarabuze. Iyi tariki ya kangahe? Ku itariki 28 mumbwirira umuzunguze umumbwira umuhesha uyu. Hallelujah. Umuhesha arabonetse. Haje umuhesha araguhesha ibyaha. Hekaya bini nawe yasika taya bevode hayasilewa taya benevosi hazawa halakuta bemesi. Tuza gatoya tuza gakeya ongera uvuga cyane ngo amen. Tuza gakeya ubundi wongera mu nkorare mu kiganza umumbwirire ngo uko Imana yandebye nuko nguko. Utari wamurakura ngaho mumbwira ngo cyanditse yaracanditse. Ariko man ntawe ubyumvise nga itare. Mani tugirire neza. Mani dufashe kandi Yesu atugirire neza. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Mu kigeragezo hakwisobanura. Mu kigeragezo ukuri ntibakwemera. Mu kigeragezo nta nshuti nta muryango. Mu kigeragezo uhangana na cowe. Mu kigeragezo hakwisobanura. Mu kigeragezo ukuri ntibakwemera. Mu kigeragezo nta nshuti nta muryango. Mu kigeragezo uhangana. Tuvuga cyane ngo amen. Wongera umbwirire umuntu mwicaranye umubwira ngo ikigeragezo ufite kirarangiye. Kubera iki? Hallelujah. Kubera ko umuhesha yaje. Miguel. Tuvuga cyane ngo amen. Amazina ni Mutuyimana Jean Claude. Imana duhana umugisha.
fata birabe dusome ijambo ry'Imana. Wa muntu uzi gusoma neza utarize nka yanje amfashe ubundi adusomere. Mana tugirire neza. Abami ba kabiri bice 8. Abami ba kabiri soma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri 8, maze uri buze kudusomera ari buze gusoma umurongo wa 5 ndetse no wa 6. Yesu atugirire neza. Umuntu uzi gusoma neza utameze nkanje amfashe gusoma. Mana tugirire neza. Haleluya. Abami ba kabiri ibice 8 umurongo wa 5 no wa 6 zonyine. Vugira cyane ngo amen. Ngo nuko agitekereza umwami uko yazuye uwapfuye. Nuko agitekereza umwami yuko yazuye uwapfuye. Uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana. Uwo mwanya wa mugore yazuriraga uwo mwana abaraje atakambira umwami. Arangije ngo atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingice Gihazi aherako aravuga ati Nyagasani we mwami nguyu wa mugore Elisa yasuye. Nguyu wa mugore wazuriwe umwana abuzuriwe na Elisa. Ariko Mana tufashe. Mana tugirire neza. 6 haravuze ngo umwami abibaza uwo mugore. Umwami arangije abibaza uwo mugore arabimubwira byose. Umwami aherako amuha umutware namuhesha. Haleluya. kadusubiramo gumurongo 6 haravuze ngo umwami abaza uwo mugore ati aramubwira. Umwami aherako amuha umutware n'umuhesha. Amuha nk'umuhesha. Aravuga ati umugarurire ibye byose. Nibyo yasaruye. Nibyo yasaruwe mu mirima ye byose. Uhereye ku munsi yahaviriye akageza ubu mwakira ijambo ry'Imana. Ayo mashako meneza udusomera akoze. Imana imuhe umugisha yicarire. Mana tugirire neza. Tuvuga cyane ngo amen. Tuvuga cyane ngo amen. Yewe biruhanya tuza kuzamuka. Yewe biruhanya tuza kuzamuka. Haleluya. Yewe biruhanya tuza kuzamuka we. Yewe biruhanya bari hanze. Yewe biruhanya tuza kuzamuka. Yewe tuza kuzamuka we. Biruhanya tuza kuzamuka. Sawa. Yewe biruhanya hesha. Komera. Tuvuga cyane ngo amen. Abankurikiye mwicaye hanze umuhesha arabonetse mu byanyu. Mana tugirire neza. Abankurikiye hano muri koridoro umuhesha arabonetse mu byanyu. Abankurikiye namwe mu cyumba umuhesha arabonetse mu byanyu. Tuvuga cyane ngo amen. Sawa. Yaba umugabo umuhesha
umuhesha arabonetse mu byanyu. Yaba ababyeyi umuhesha arabonetse, yaba abakobwa umuhesha arabonetse. Haleluya, haleluya, haleluya we. Amen. Ataene wasika. Mani tugirire neza. Tuvuga cyane ngo amen. Amen. Uzabikore bakiriho mana, batazagira ngo mana urabesha we. Ayi bakiriho mana, ayi we uzabikore bakiriho mana we, batazagira ngo mana urabesha. Bakiriho mana, haleluya. Tuvuga cyane ngo amen. Uyu mubyeyi dusomye ijambo fine we, soma twumve murongo wa 5 cyangwa usome cyane nta kibazo. Soma mu 18 murongo wa 5 twumve. Murongo wa 5 haravuga ngo, umurongo wa 5 haravuze ngo nukagitekerereza umwami, nukagitekerereza umwami uko yazuye wapfuye. Uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje. Haleluya, haleluya, amen. Atakambira umwami, arangije atakambira umwami kubw'urugo rwe rwaragiye. Ntabwo ingo zanyu zagiye, we mwababyeyi mwe ntabwo zagiye, zaragiye. Abagabo ntibagiye murukanuye amaso muri aho ngaho. Yego, haleluya, haleluya, amen. Cyane ngo amen, amen. Ariko ihangana umuhereza ikiganza umumbwira ngo ibyawe biragarutse, ngo nubwo kibitekereza n'igikingi cye cyaragiye, irembo ryaragiye, nta mwinjiro yari afite. Yakwakira iki se? Satani yari yarafunze ibye. Yego, byari barabitwaye, barabimunyaze. Haleluya, haleluya, amen. Ariko mana abataje none, abataje none, abataje none, ayiwe ariko uyu munsi, ariko uyu munsi habaye ibita. Ariko muri hano nga mwatashe, ongera ubwira umwami, mubwira ko ibyawe byagiye, mubwira ko ibyawe wabitwaye. Haleluya, haleluya, nawe yiteguye kuguha umuhesha w'iki w'ingiko, ngaje kuguhesha ibyawe. Ariko ma aje kuguhesha ibyawe. Ariko ma na nyuma zari Imana igira gute? Irakora. Bari bazi ko umugore atazabona ibye. Yego, bari bazi ko bimaze kurangira. Yego, bari barangije kwiga bagabanya n'imyenda hari bari bazayitwara. Tuvuga cyane ngo amen, amen. Ubyumvise yakomera Imana amashi. Bari bazi ko uyu mubyeyi ibye birangiye, bari bazi ko uyu mugore nta jambo azongera kugira. Ariko mana we, ibyo batakereza sibyo Imana itekereza. Iyo habaye kiriya gihe, iyo habaye urwaye ikagukiza. Ariko mana iyo habaye kiriya gihe n'uyu musigize gute? Umuhesha baramema aramuhamagaye, barambwira bati uzi n'ikindi. Tuvuge cyane ngo amen, atuzi n'ikindi. Ihute cyane umusubiza ibyo byose yagize gute? Yanyaze. Umva n'ikindi n'imyaka yose. Ariko mana izaduhanishiza akababaro. Yego, ariko urabyumvise? Izaduhanishiza iki? Rangigira amubwira ngo nibyo basaruye mu mirimo ye byose, nta kintu na kimwe gisigaye, nta kintu na kimwe gisigaye. Byose ubifata ugira gute? Ubimuhere, gira uwamwisiranye ngo ibyawe urabibonye rero. Haya sika helewa edesta pevo desta sika. Haguruka wumva ukuntu Yesu ambwiye, ndi kwirukanka ndi kugenda. Haya side bonne star, Mana iri kumbwira ngo umaze iminsi 3 uri kurara udasinziriye. Haya side bokia dosta sika. Ninkubesha rutumbwira ati kugira ngo urambeshe, kugira ngo dukwihute cyane. Iyi minsi 3 irarangiye, nta bitotsi,
ndetse nigize ngo urasinziriye ni gake nkakimbwa niko bavugaga, ariko data arambwiye ngo nkubwire ngo uhereye uyu munsi Uwiteka Imana aguhaye ibitotsi. Mani bikumbwira ngo ninkubwire ngo uyu munsi ubonye itandukaniro, kuko data arambwiye ngo ukiva hano hari inkuru nziza wumvise. Mvukuntu data ambwiye, arambwiye ngo irinde cyane, mbere yawe gatoya hari ibyiza, ariko na Satani yateguye ikibi kugira ngo uve mu mwanya wo gusenga. Yesu arambwiye ngo aguhaye inkomezi, kandi arambwiye ngo bari bagiye kuguca akaboko. Yesu arakurengeye kuko ari Imana. Dukomere Imana amashyi. Yesu atugirire neza. Haleluya, 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 haleluya. Uyu muhesha aze nangwa ntazi. Oya, uyu muhesha aze nangwa ntaze mu karwa. Dukeneye umuhesha. Sikavenias onye desta aveta onye rumara de kiganza umubwira ngo umuhesha yaje. Mbukunda data ari kumwira guruka ego pa ene wasi de avocado style. Uri muri baza ngo mbese ko nsoje kwa gatatu ngo mbese kwa kane nzagusoza. Yesu arambwiye ngo umutima uri kukurya, nimba wanaje mu gitondo umutima uri kukurya, wowe ubwawe mu mutima uri kumva ko ufitemo ikibazo, data aransanze arambwira ngo nkubwire ngo n'ukwa kane uzagusoza. Usibye n'ukwa yasidebo eneta yasikavenias, usibye n'ukwa kane data ari kumbwira ngo n'uyu mwaka uzawusoza. Usibye n'uyu yasidebo kiado stage, usibye n'uyu mwaka yari ayasika ndeba dabi ene wasirebo kiado stage. Data arambwiye ngo nkubwire ngo destiek mu kwezi kwa gatanu data arambwiye ngo yohereje marayika mu bintu byawe, kandi uyu marayika uje ntago ari umutoya kuko hariho abamarayika bato n'abakuru. Data arambwiye ngo yohereje umukuru w'abamarayika aje mu byawe, kandi igiye kugukubitira sha, igiye kugukubitira nawe ubwawe uzamenya ko ari Uwiteka Imana wagukubitiye. Dukomere Imana amashyi. Eza tubereye tuvuga cyane ngo amen, twongera cyane amen. Mani tugirire neza. Turi ku ijambo ryitwa umuhesha. Turi ku ijambo ryitwa mu kijaneti. Turi ku ijambo ryitwa umuhesha. Iyo umuhesha yaje baguhaga ijambo nta jambo wari ufite. Iyo umuhesha waje baguhamagaraga mu nama z'ubukwe kandi bataguhamagara. Iyo umuhesha yaje baravanga uravuga ijambo utakaruye. Iyo umuhesha yaje niyo bagiye gutora mukuru w'umuryango baragutora. Iyo muhesha yaje, iyo wambaye rondo ni ya bibiri ragukwira. Iyo muhesha yaje ushiraga imugongo kandi bitari ngombwa. Ngamba barako ndi gukunda guheka muri no minsi mukantiza umwana. Muniza umwana. Ndi gukunda guheka muri no minsi kandi ntago zimpa. Zikari wawe arahetse. Mu mibaga y'abasirimu tuvuga cyane ngo amen. Iyo umuhesha janasi, iyo umuhesha yaje tuvuga cyane ngo amen. Wambaraga na yankwa tugendagera avuga byabe ntukamenyere ntukamenyere ntukamenyere. Iyo umuhesha yaje bakabunza umurima niwe aho banza gushaka batuye umurima nta wundi urawuje aho mbere. Uyu murima nta wundi urawuje kuwutesha mbere, ahubwo ni umukozi w'Imana Mutimana Jacques Claude. Imana ihindura amateka. Ukora kuri babiri mwicaranye ubambwire ngo Imana bahindura amateka. Asha maze
mu gihe Margarita akigusuzugura, mu gihe Margarita akigusuzugura, mu gihe mama Rudomoro yajunguje umutwe, tuvuga cyane ngo amen. Mu gihe Bansani Barati n'Abatobiya bahagurutse, niwe Imana ihagurukirije umuhesha w'ibyaha. Ntago mubyumvise, tuvuga cyane ngo amen. Yarukijije Ana mu maso ya muke, yajaga mukina kumubyina, ayiwe imuhunga na umuhunga mwitasamwera muturu iteka bamuvuga nk'abarahora. Imana iduhana umugisha, Imana igukiza urubwa nirangije guha umuhesha, aho wasuzuguriwe wahererwa ijambo, aho waburiye urubyaro uhahekere. Kibazo muvugishije ukuri ntago mberewe, ngaho bwira uwo mwicaranye ngo uramenye utanyangira ubusa, uramenye utanyangira ubusa, ntabwo nanyangira ubusa. Umva ukuntu Yesu ari kumbwira, yego ndikumva ndi gusoza ijambo ry'Imana nkinjira mu buhanuzi nyirisi. Data ari kumbwira ngo nkubwire ngo naho inyubako yasenyuka ntago Imana yakwemera ko uba hanze. Data arambwiye ngo iriya nyubako Data arayubatse. Amen. Haguruka. Data arambwiye ngo ngusubire muri ijambo nkubwire ngo yego, nubwo bwose Satani yagambiriye impanuka ngo uzapfe utarazana umugore, noneho nagiye kubona mbona inyubako urimo kubaka, nagiye kubona mbona igezemo hagati kandi pe isa niri kurangira, mbona inyubako iraridutse, ahubwo uri kubaka nanga ntabwo uri kubaka. Ibyo bintu rero tuvuga cyane ngo amen. Amen. Nasoje kubaka ariko furu rufite siko, ndabizi ko bahora bambwira ngo izaduka tera wa biene wa sive ekiado stasika, tuvuga cyane ngo amen. Inyubako yubatse yanza kwiriduka kandi kumanywa Nyaruhanga, Yesu akoze ibyo utatekereza kandi biene wasire bokira. Mana yamwijuru ikumbwira ngo nkubwira ngo igukorera agatambara ku maso, ibyo wifuje nibyo Yesu akoze. Mumfashe umwana, ntagira umufata n'umunyeshari, nta muntu ufatiraga ku mwana n'umunyeshari, namugumisha mu mugongo bamufashe. Tuvuge cyane ngo amen. Ongera cyane amen. Haleluya. Mwatasha nanga muri hano, turi hano. Mwatasha nanga muri hano, turi hano. Nabiye dastasika, abantu baravuze ngo nushaka ntuzabyara, yari rambwiye ngo vuba vuba ubwo munsi Data yasaguha urubyaro. Amen. Mana mwijuri kudebo destai, Mana ikugirira neza. Rambwiye ngo haro wagira gukabura ubwenge mu mutwe, ariko Data kwihereye kandi rambwiye ngo nkubwire ngo ikwambukije iki kiraro kandi gushize ku mugongo hayaside bokedo taya. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iguhuje n'abanyamumaro, kubera ko abandi batadesta haya bivo batakwifuriza iciza, ariko uyu munsi kuri 28 Mana igwaye inshuti nzima. Ukeneye umuhesha? Yego. Ukeneye umuhesha? Yego. Ukeneye umuhesha? Yego. Ukeneye umuhesha? Yego. Tuvuga cyane ngo amen. Mahoro ukeneye umuhesha? Oya, bariza umuntu mwicaranye ngo ukeneye umuhesha. Ukeneye umuhesha? Iyo uyu muhesha amaze kugera iwawe, umugabo atagukundaga ahita akubwira ati sheri yo huruta gitwite kishikareta kibomba kimayoneze. Tuvuge cyane ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Wa mugabo we iyo muhesha ageze iwawe, umugore ugera mu rugo akakuramo inkweto akahoza amasogisi akagukarabya ibirenge akakugaburira ibintu bikagenda neza. Muri hano nanga mwatashe? Turi hano. Mba mwabakobwa mwe iyo muhesha yaje, ntago umusaza kuwa mbere ngagenda kuwa kabiri haza undagenda kuwa gatatu haza undagenda. Iyo muhesha hageze byose birakura. Ubundi bakakuririmbira kakaririmbo ngo nimuze murebe Yesu ni mwiza. Yego rata. Mbifurije kubona umuhesha mu byaha. Amen. Mbifurije kubona iki? Umuhesha. Kandi utahana ijambo wizeye ko umuhesha yabonetse. Reka dukomere Imana amashi.
bashakishije naje mbazanye umugore sibyo kandi bishe gute tubashana ngo amen amen umugore mugendaga hariya rero mwana mugarura yakotse ikijumba atamba tukarwana yagera mu rugo ngasanga isahani hariya mwana nayikubita umugera yabomborana ntikumanya ubundi wowe warashatse ukuze kandi nanje singuze tubashana ngo amen amen nyina ntago bize voha tubashana ngo amen amen ngongera cyane amen amen turaturanye sibyo niyo turahura niyo tusabaga amazi n'umunyu mama Jose ajya kwipimisha inda ya Josu inda ya mbere nyenda ajya yambaye yarayikuye haleluya amen uyu muntu kamabwire niyo wanije igitenge umugore wanjye agenda yambaye agiye kwipimisha inda mane mumu ariko muri hano rata jani we uri hano tuzuko jawe agenda nambaye nagira ipantaro nambara igikabutura mwambaraga mu kanwa cye byabemuwe mu bitaye ikanzu y'abayisilamu nambara ingofero tuja kwipimisha uri umusilamu kandi uri umwangirikani yari umuyisilamu tubashane ngo amen ariko uyu munsi mama Jose bari kwambara karibaya kucungara akambara amen tubashane ngo amen ariko nkwitura imana banze kwitura jewe nzagushimira iratabara imana ntabwo ari ukubesha iratabara imana umuhesha arabonetse umuhesha yagize gute yarabonetse bantu duherukana barababwiye ngo nuba niba inshuti yawe y'umuceri muturanye yaguze umuceri uzajya ugura ikiro c'umuceri nawe ubundi nutereka imbabura igifata nangwa se kumashiga uhita uja mu cumba usenge uvuga uti wa mana we kubera ko abana b'abakire baradukana ikinombe mu ntoki abandi bahereza itotsi basinzire muri hano rata abandi baha ibitotsi basinzire kugira ngo mu gitondo ubwo abana b'abakire baraba babyukanye ibinombe n'abanje bakibyukana ubundi abana b'abakire babyukanye ikinombe n'uwanje arakibyukana kandi izi sisiteme byageze nka saa moya umwana aragira gute arasinzira kugira ngo abana b'abakire nibabyukane ibinombe by'imiceri n'abanje babibyukana amen 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 Yesu yagize gute yarabonetse umuhesha yaragiye n'izindi nkuru mwarazisomye aragenda ageze yamuhesha ibyo byose n'ibyo ageze mu mirima ye byose barabimuhereza tuvuge cyane ngo amen imana iguha ijambo twagezeyo maze abaganga bakatureba kandi turabasha guca abaganga bakatureba bamara kutureba batari ko tuvuge cyane ngo amen namwe mwaje kwipimisha tuvuge cyane ngo amen namwe mwaje kwipimisha tuti kugira ngo batansuzugura hambara ya ngofero neza y'abayisilamu kuri aba buriya mu isilamu abantu baramutinya ntabwo mbareza aha abasilamu mwihangane noneho ingofero nkayambara neza ahita nkubitamo ikanzu barajya kuvuga kubera inzoga nuko nareshaga amaso gari garatukuye ibintu utareba ukuntu bimeze bandeba mu maso bakabona ntaco twavugana tuvuge cyane ngo amen amen ntatubanyira ni hejuru baba 18 mu kwezi bapfuye ibishusha tuvuge cyane ngo amen ariko uyu munsi
tuvuga cyane ngo amena ntabwo akayama nk'agasandaza tuvuga cyane ngo amena Imana itanga ubwenge sha kandi mwana nyiratse biroti n'abandi mana ndagushimye kubwo ibyo wavuze wabikoze mwana akabaje mu bambere navuze nica niki ni igitama umuhesha wawe aboneke mu bana yego barabuze ubwenge umuhesha arabonetse nimwakira ubwenge bw'abana bawe wite turabwakiriye ariko umuhesha arabonetse genda uhinga wese nukuri wite wari urwaye umuhesha arabonetse akira gukira mu izina rya Yesu yewe udukurikiye nawe akira gukira mu izina rya Yesu wari warabuze umuhesha tugiye gusenga wari warabuze iki umuhesha tugiye gusenga tugiye gusenga nasomereva yasira tugiye gusengera mu ijambo rivuga uwite urakoze kuzanya umuhesha akaba aje kuduhesha iki ibyo gukomera Imana amashyi mu bagabo nimwakira umuhesha mu izina rya Yesu ababyeyi nimwakira umuhesha mu izina rya Yesu abakobwa nimwakira umuhesha mu izina rya Yesu haleluya haleluya ndashaka ko bimenyekana ko twasenze iki Imana kuko ntabwo baduce twasenze iyera naze mwikirize ukeneye umuhesha yego ukeneye umuhesha Imana iguha umuhesha kuri fatanije nande kwizera kumva ko Imana imuhaye umuhesha tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana yego kandi nizere ko buri muntu wese aramwakira ku giti cye Imana tugirire neza Imana dushigikire kandi komeze kutwitaho tuvuge cyane ngo amen cyane ngo amen bwaza jogozwa nica mugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru umuhesha ntabwo acogozwa n'incamugongo yego tuvuge cyane ngo amen amen Imana iguhaye umuhesha kandi aho kumva ndi gusoza Imana irambwiye ngo mu mwanya wo kwakira umurambo mu rugo Yesu aguhaye itungo mu rugo bityo urakoze Imana irambwiye ngo mubwire ngo kandi mu muryango ikugize umuntu ukomeye hari izindi mbaraga Yesu agutije kugira ngo ube umujyanama mu muryango ukuntu data ambwiye arambwiye ngo mu muryango iwanyu nta muntu uzongera gukora ikintu ataje kukugisha inama ndavuga iyo uvuka Yesu akuriye konetaya sinefoje zibekera data wa twese arambwiye ngo akira igitenge c'umugisha kandi data arambwiye ngo bakwiteze ko ugiye gupfa ariko ntabwo uzaba Bekia dota sikere yakurengeye cya gihe na n'ubu yongeye kukurengera irambwiye ngo uriya murimo wagurishijwe ayasire Bekia dota sikere nubwo wagiye byababaje Imana irambwiye ngo igushubije umurima wawe yongeye kuguha umurima mu biganza byawe akiri icya burundu itude stade kuri abantu bafite ishari mwa kuko mu masaha ya saa 9 na saa 10 rura buri kurira ariko Yesu akurinda amarira ndetse ku munsi w'ejo nimugoroba uzabona kino kimenyetso cy'aya marira ariko urambwiye ngo nkubwire ngo ni ukugira ngo ukwereke ko ari yakurengeye urambwiye ngo biniwa edestasika data twese arambwiye ngo ugiye guhamagarwa n'umuntu udasanzwe guhamagara akubaza ngo mbese ubu ngubu uri gukora iki ukimubwira ngo ubu ndicaza ataguha urushoro data arambwiye ngo amen data arambwiye ngo kandi hayaside boneka nubwo twicaranye muri biteraniro nta mutekano ufite mu nda yawe hari ibimenyetso Kristo uri kubireba agira ibihe hawa evone bode tasike Jésus vekia dostari
tuvuge cyane mu amen. Jigana ukore kuri Yesu. Jigana ukore kuri Yesu. Nataba twese arambwira ngo nongera ngo usubirane ijambo ngo nkubwira ngo data yanzidigara rijya kukugirira kumva. Aya sire ngo kiazo tasikane. Kandi data arambwira ngo devote nubwo urara gudasinziriye amaguru yawe na nuba yabyimye. Apere ne wasikire do tasikane. Ariko data arambwira ngo musubirane ijambo ngo aragucishije. Mani komeza kutugira neza ariko ndi gushaka dinanga dasenga. Mani twita ko ndi gusaza ijambo ry'Imana. Mani komeza kutwita no kutugira neza kandi Uwiteka Imana komeza kubana natwe. Tuvuga cyane ngo amen. Amen. Yesu Imana itameze nk'abantu. Yohereje umwana wawe Yesu Kristo aza kudupfira ku musaraba. Turi minsi ya Pasika. Ariko ngo igihe yaramaze kuzuka ngo babwiye abasirikare ngo barababwira ngo muramenye mutavuga ko yazutse ahubwo muvuga ko abigishwe baje bakagira gute bakamwiba barabasohora barabatwara ikintu cy'inyigisho ariko nshaka kuvuga muri ijambo rimwe gusa ngo maze barabwira ngo nimwigende tubahaye konji ngo nimugera mu rugo mwibera iwanyu kugira ngo nabari gusibanganya ibimenyetso oyaza umuntu wicaranaza mu isarani mubwirire ngo nta bimenyetso bizasibangana bageze mu ngo zabo rero ayiwe data we mama rudomara nataga nta kintu umujaniye bagiye kugera mu rugo batahana ibikapu. Abagore rero muri beza mugabo yagiye gutukamira amatisheri ishusho cy'urutege twite kishikarete kibombo aturaje mugabo mwiza ati karibu wakoze kuza atari kubundi wazaga nta kintu uzanye kabuhetse igikapu n'iki tuvuge cyane ngo amen. Yesu yazutse ariko ntubivuge. Yesu yazutse ariko ntugira gute ntubivuge. Umugabo yirukanga bari bamuhaye bitanu yaguranye inono gusa abagiye gukatisha inyama akatisha iroti uwo kuri gushaka wa mugore we uwo waguraga ibinono ukaba uri kugura iroti utagenze gutya. Yesu yazutse ariko ntubivuge. Haleluya. Umugara barirukatse abagiye kugura kabashangura ageze kuri yakabashangura yikubisemo ibuno rijino inkweto zibagutse baramubata ku wa mugore we ko wambaraga irondo byagenze gute. Yesu yazutse ariko ntugire gute ubivuge ndagusakara tuvuge cyane abagore. Amen. Ongera umbwira umuntu mwicaranye rero kubera ko umuhesha yaje ibyaba byari biri mu rwihisho abantu bagusuzuguraga uyu musore agiye kutuba nakiriye kubahwa tugiye gusenga Imana. Yesu nakugirira neza ntuzaceceke uzavuga neza y'iki Yesu nagutabara uzabivuge Yesu nagutabara nigeze ndagutira ikoti ego mana nigeze ndagutira ikoti umunwa gwakunaniye ndagutira ikoti umugabo gende ararintiza cyane ngo amen. Mwabagore mwe muraho mufite abagabo umugabo ntizi ikoti ngiye kurifata umugore ndebera ku ruzitiro sobizi ndagenda ikoti umugabo yari yarinyemereye mfite ivugabutumwa nagiye kumugeraho ankwepera inyuma y'uruzitiro arakinga aja mu nzu arifungiranye akingura idirisha ndahamagara wa umugore ari mu nzu yanga kunyitaba mpamagaye umugabo akamubwira ngo none atari mu rugo umugore arakubwira umugabo we ati ubaga gutiza ikoti cya gicenya ko kivuye ngo kirasengaga iyo mana itaragihaye ikoti ni mana ki bashaka kugira ngo ikore
urugendo ndarureka nari mfite 6,000 ndavuga ngo aho bigeze hasigaye nkajya kugura iki gitambaro ndodeshemo ipantaro sinzongera no gutira amukozi w'Imana wo gutira iki numva nazungeranye haba ngo mfite ipantaro 6 tukajya kugura iki iyindi pantaro nta rumwe azasubira gutira amakoti nagiye kugera mu kida umuntu arambaza ngo ugiye babyibutse Jean yarahari ndamubwira ngo ngiye mu isoko ugiye gukora iki ngiye kugura igitambaro cy'ikije kuzana ipantaro ariko se ubundi wambara ipantaro itagira ikoti nkanda umukozi w'Imana ambaje natwe nayo dodesha arangira ati wawe igira ubwoba ahubwo ukeneye iki arangira tumva ikintu kigeretseho ntabwo urambara ikoti n'ipantaro itagira ji hagomba kujamo nashira nk'umukozi w'iki na Jean nawe arabirebye aravuga ati ntabwo kigomba gutindayo ngomba gukora ku butunzi nande kikavayo vuba tuvuge cyane ngo amen ntabwo nzakuvuga warapfuye nzakuvuga ukigize gute yo nambere rero nkabererwa abantu barandeba bagahita bavuga bati uriya muntu agize gute mutuge Jean n'umugisha nawe yabigizemo uruhare Imana uyu munsi Yesu agira icyo akora bimenyekane ko nari yambaye nkabere nari nyine ari kuwa kabiri kuwa gatandatu ndaranguza ku cyumweru naryambara ntabwo byatworohera no guhaguruka byagorana ufunga amaso yawe utekereze kuri iki kintu tugiye gukora ukeneye umuhesha uzamura ikiganza gusa niba ukeneye umuhesha uzamura ikiganza narimbuze ngo niba ukeneye umuhesha uzamura ikiganza nawe udukurikiranye waba uri mu mahanga waba uri muri Amerika waba uri hirya no hino waba uri mu Rwanda waba uri mu Burundi waba uri muri Afrika aho uherereye mu gihugu cyari cyo cyose uzamura ikiganza dusengane aho uherereye nkurikiye waba uri umubyeyi waba uri umukobwa waba uri umusore waba uri umugabo hayatayabin hayabi akedo stasika aho nkurikiye hose uherereye zamura ikiganza dusangane Yesu aguha umuhesha aguhesha ibyawe byagiye mugabo yakuvuyeho Yesu aguha umuhesha mugabo wawe agaruke ibyawe byaragiye imirimo n'imitungo yaragiye amahoro mu rugo bwarabuze uburwayi bwakubayeho karande bamaso dusangane uzamura ikiganza kugira ngo Yesu adebone wasire avocado star Yesu aguha umuhesha Taya sire bomba kedosta Yesu aguha umuhesha rushako rwarahagaze bararunyaza ariko Yesu aguha umuhesha izo kanseri zaje kukuvaho Yesu aguha umuhesha nk'umuganga kuvure hapele wasika Imana iguhereza umuhesha tugiye gusenga bamaso ufatanye nanje gusenga ubundi umuhesha aboneke mu byawe karimo no gusenga Imana dahana umugisha Rabbi evosi destaya sina ryawe nirishirwa hejuru haleluya haleluya sina ryawe nirishimwe watugiriye nasa kaya Rabbi nivoyeki lalezo meva yasika wabanye natwe bikomeye ubana natwe Rabbi vedestaya natwe mu nzara mu byago n'amakuba haleluya mu byago n'amakuba ubana natwe turwaye ubana natwe Mana twambaye ubusa ubana natwe Mana batwanze ubana natwe Mana twarwaye ubana natwe warakoze izina ryawe rihimbazwe ubwo tutari tugira kirengera ubwo tutari tugira Mana waraturengeye nuhabwe icyubahiro izina ryawe aba babyeyi bakeneye umuhesha aba bakobwa bakeneye umuhesha abasore bakeneye umuhesha abagabo bakeneye umuhesha izina ryawe nirihabwe lelezo meda tasika danias dukeneye umuhesha haleluya haleluya Mana muri uyu mwanya twongera gusenga kugira ngo tugirire neza
abagabo bagusabye umuhesha, ababyeyi bagusabye umuhesha, urubyiruko bagusabye umuhesha, abashyitsi n'abasanga. wakoze Yesu. Mana hari ibyajanywe nk'iminyago ku buzima bwacu, ariko turaguhamagaye kugira ngo wongere ubigarura muri uyu mwanya, wongere utugirire neza, wongere utwiteho, tubere ku rugamba, wongere udushyigikire, wongere tutubone bundi bushasha, wongere Mana we turaguhamagaye, uri mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo udutabare. Turarusha kandi turananiwe, hari ibituremerereye muri iyi minsi. Twiteho, tubere ku rugamba, imbaraga ze n'ubudahangarwa bikomeza kuganza muri twe, ni mu izina rya Yesu urakoze. Imana ibahe umugisha, mwakira ijambo ry'Imana, dukomere Imana amashyi menshi cyane.